Reka nkusuhuze wowe ukomeje gukurikira Hope TV, wowe bimeze neza, wowe bimeze nabi, nkubwira ngo Imana irahari ku bwawe. Uyu munsi rero turi ku itariki 27 ukwezi kwa kane 2025, nibwo hano Kabeza, ni mu mudugudu n'ubundi wa Kabeza, mu kagari Kabeza, mu murenge wa Kanombe, neza ubuvuye Kabeza n'ubundi ku Mucyo abahazi werekeza i Remera, ubwo n'ubundi ni mu gice cyo mu Giporoso ubugiye kuhasatira, habereye agisita cyangwa se impanuka y'inkongi y'umuriro itunguranye kandi ikomeye. Uti byagenze bite rero? Iyi mpanuka yatangiye mu masaha saa 6:40-45 nk'uko abantu bari bahari babitubwiye, nibwo batangiye kubona umwotsi se cyangwa bumvise ikintu cyaturitse. Ubundi nk'uko muri kubireba kuri video, twagiye twifashisha video zagiye zifatwa mu buryo bunyuranye. Hari umuryango wa mbere, uwo muryango wakorerwagamo ibijyanye na serivisi za salo, ni salo yakoreragamo. Uwo muryango ntago ari wo wabaye intandaro y'uyu muriro se cyangwa se ntago ari wo wateje uyu muriro wose, ahubwo nyuma ya salo hari undi muryango ucururizwamo amafirigo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Uwo nguwo rero ni nawo waje guteza ino mpanuka yabaye, cyangwa se iyi nkongi yabaye ikaza gutwikira abantu bagera kuri 4, ikanasenya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo n'inyubako iriho ibi bikorwa byose byakorerwagamo. Uyu muryango wa kabiri rero niwo waje guteza ikibazo. Hirya naho hari undi muryango wakorerwagamo ubucuruzi bw'imyenda. Hari umukobwa wari ufitemo iduka rikomeye cyane ry'imyenda myiza cyane, yose yahiye irakongoka. Nkomeza kuvuga ngo nta muntu wabiburiyemo ubuzima cyangwa se wabikomerekeyemo mu buryo buri fiziko, ariko abantu baba bakomeretse mu bijyanye n'amarangamutima. Ariko nkomeza kwihanganisha uyu mukobwa ndetse n'abandi bose bari bafite ibikorwa byabo bibateza imbere kuri iyi nyubako. Uwo mukobwa rero wari ufite imyenda umuvuyeho, hari hirya umuryango wakorerwagamo ubucuruzi bw'umuhinde. Ni ubucuruzi bw'ibirahure, amamiruwari n'ibindi bintu bigiye bihenze cyane, nawo wahiye. Hepfo naho hari ahandi hacururizwaga ibijyanye n'amasaha, ntihahiye cyane. Nk'uko mugenda bibibona ku gice cyo hepfo, uretse igisenge cyo hejuru n'amabati bageragezaga kuzimya, ugasanga harayitendetse cyangwa se akamanuka, ariko ho ntihahiye cyane. Uti byatangiye bite kugira ngo ino nkongi igere kuri uro rwego? Abantu bari bahari bagiye babitubwira, ndetse n'abaje bigitangira kuba, bavuze ko ufite ubucuruzi bwo ku muryango wa kabiri, uriya n'ubundi wegereye salo, yasize acometse firigo, n'ubundi nizo asanzwe acuruza, ariko acomeka firigo yapfuye cyangwa se ifite ikibazo. Arangije gucomeka firigo akagenda, yasize afunze. N'umukobwa umwegereye nawe yari yafunze, yari yagiye gusenga. We banagerageje kumuhamagara kenshi cyane bigitangira kuba, baramubwira ati nyaboneka uri hehe, ariko yarari mu materaniro cyangwa se mu rusengero, ntago telefone ye yabashije gucamo, ahubwo yahageze nyuma byarangiye, nk'abandi bagiye bahaza nyuma. Uyu rero wasize acometse firigo yagiye, n'ubundi abantu bari baraho bakomeza imirimo isanzwe, bakomeza n'ubundi ubucuruzi bwahakorerwaga. Nibwo nyuma bumvise ikintu giturika, batangira kubona umwotsi. Babonye umwotsi, abo begereye ku ruhande rwo haruguru, ubwo ndavuga salo, bahise bakupa umuriro wabo, barawukupa. Barangije barasohoka bose kuko babonaga umwotsi, n'abantu batangira gushungera bajya ku mpande.
noneho n'umuhinde nawe yararimo acuruza n'ubundi nawe arasohoka. hari abazungu bagera kuri 6 niba ntibeshye cyangwa 7, nabo babonye biba bahita bakupa umuriro wabo, bakupa amafizibure y'umuriro wabo kugira ngo inkongi itaza kubageraho. Bumvaga ari ibintu biri kuri rya duka, ariko naryo ryari rifunze kuko nyiraryo yari yarifunze aragenda. Uriye uwo turi kuvuga wacuruzaga amafirigo yari yarifunze, arangije aragenda. Hanyuma bikirangiza kuba, abantu bose basohotse, nta batangiye gukuramo ibintu. hari n'abakekaga yuko nyiri duka rya mafirigo uwo n'ubundi byahereyeho arimo imbere, gusa ntago bari bafite amakuru ahagije. Umuriro rero bo bagiraga ngo ni ibintu bisanzwe, babona umwotsi urazamutse, nyubwo nibwo baje kumva ibintu bisa nk'ibigenda bituragurikamo imbere, umwotsi uba mwinshi, babona umuriro utangiye kuzamukamo imbere. Bagira ngo harimo umuntu umwe imbere, ariko nanone ntibahita babyemeza, batangira noneho gukuramo ibintu byabo kubahegereye. Abasaro nibo babanje gukuramo ibintu byabo bikeya, nabo batabaye bikeya kuko ibindi byahiriyemo. Sinzi niba muri kubibona muri video. Barangije batangira gukuramo ibintu byabo, ariko umuzungu uriya muhinde we abantu bakamubwira bati nyaboneka dukuremo ibintu, dore ahantu hari gushya. Bari bamwegereye basubije ko yababwira bati no problem, ni mu rurimi rw'icyongereza, ababwira ati nta kibazo. Urumva donc mu bijyanye na security yavugaga ati ahantu ushobora kwenda kuhibirwa, icyo nicyo twatekereje, cyangwa se akavuga ati ntago biri butugereho neza, ntago bifite ubukana buhagije bwo kuba byakinjirana hano. Nibwo yababwiraga ati no problem mu ndimi z'amahanga. Nyuma y'akanya gato, nka nyuma y'iminota nka 15 cyangwa se 10, abantu n'ubundi bari bashungereye babaye benshi, nibwo noneho inkongi navuga ngo yahise iba nini, itangira gukwirakwira ku mazu. Abari bari gusohora ibintu nabo bariruka, babona ko wahahira, babona ko wahakomerekera. Umuzungu noneho atangira kubwira bari bahigira ati mumfashe nyaboneka dukuremo ibintu, ariko urumva nta wari kwegera ahari hari kubera iyi nkongi. Bose noneho babonaga ko bitagishobotse gukuramo ibintu, ahubwo ari ugukuramo akarenge kabo bakegera ku ruhande kugira ngo hatagira ubikomerekeramo. Umuzungu rwose abantu bari bahari batubwiye bati akibona bitangiye kuba yatangira kuvuga mu ndimi z'amahanga, avuga ati no jokes. Ugerekereje mu kinyarwanda yashakaga kuvuga ati nta mikino, noneho ndabona ibintu bibaye bigeze ku rundi rwego, noneho ni mumfashe nyaboneka duse nk'abakuramo. Bakuyemo utuntu duke cyane, nibwo noneho inkongi navuga ngo yaje gufata indi ntera, iratangira, inzu iragurumana. Ntago ndi bubashe kubishyiramo neza kuri video mu rwego rwo kutangiza amategeko, amabwiriza ndetse n'ibyo YouTube igena, gusa muragenda mubibona namwe, murabibona ko ziriya nzu zahiye n'umwotsi uhari, murajya mubyibwira. Ni ku muhanda neza, ahangaha uba uvuye Kabeza ku Mucyo werekeza i Remera, n'ubundi ni hagati neza mu Giporoso no ku kibuga, murabibona ni ku muhanda neza. Nibwo inzego z'umutekano, polisi zahise zihasesekara muri icyo gihe biri kuba. Navuga ngo polisi y'u Rwanda yakoze akazi gatoroshye, aba mu gutuma abantu bakumirwa kugira ngo hataba hagira uwijandika muri iyi nkongi, abashe kuba yagira ibyo akuramo, bimwe abantu bita gusyaga cyangwa se ibindi, akaba yaza gukomerekeramo. Ariko no mu buryo bw'ubutabazi hahise haza zino nzego zishinzwe kuzimya ahantu hahiye, na bya bimodoka binini bya rutura bya fire extinguisher cyangwa se mu kinyarwanda bya kizimyamwoto, no muvuduko mwinshi. Aho nanjye nari mpari rwose mbyirebera. Bakoze akazi katoroshye ko burumva baje banza gukuraho abantu bari bashungereye, barangije babona gutangira kuzimya rwose n'umuvuduko mwinshi. Uyu muriro bawuzimije
mu gihe gito ugereranyije n'uko abantu twabikekaga. Navuga ngo bakoze akazi katoroshye, ariko ni ibintu byahahamuye amaso y'abantu cyangwa se byahahamuye abantu bari babi kubireba. Tunashima nubwo yenda ari ibibazo, nubwo hari ababihombeyemo cyane, ariko nta muntu wabashije kubiburiramo ubuzima cyangwa se kubikomerekeramo mu buryo buri fiziko. Ariko nanone mvuga ngo dukomeze kwihanganisha, twihanganishe uyu mukobwa n'abandi bose ndabavuga bagiye bagira ibibazo, ariko we nabashije kureba mu iduka rye, sinzi niba muri kubibona neza, nta mwenda n'umwe wasigaye. Kandi ababivugaga babaga bahazi, bahaguriraga cyangwa se natwe twabibonye mbere, nahaciye mbere, nagize amahirwe yo kuhanyura. Yari afite iduka rimeze neza cyane, yari afite iduka ryuzuye imyenda myiza kandi y'ubwoko bwose. Nta umwe muri ba nyiri ibi bikorwa byahiye, twagerageje kumuvugisha, ariko ubwe yari ataratuza, ntibyadukundira, ndetse n'abandi ba nyiri ibi bikorwa ntago byadukundiye. Twavuganaga n'ababibonye biba, n'abandi bose baje baza mu bikorwa by'ubutabazi. Nanavuga ngo dushimire, hari abaturage bitanze bafasha abantu gukuramo bimwe mu byarokowe, nk'uko uri kugenda ubibona hanze. Hari ibyakuwe muri iyi nkongi itaratangira gufata indi ntera bishyirwa hanze, ariko nanone hari ibyahiye. Amakuru avuga ko abantu bakoreraga muri bucuruzi, umwe muri bo ari we uriya w'umuhinde, niwe wari ufite ubwishingizi gusa. Urumva abandi bose ni ibibazo bikomeye. Navuga ngo nta kwihangana, ni ukwihangana, ntabwo biba byoroshye. Yes, ndagushimiye ukomeje gukurikira Hope TV show. Nkubwira ngo ukore sabone niba utarayikoze, cyangwa se handitse subscribe, tujye tubana mu biganiro n'amakuru agenda aca kuri Hope TV show, haba kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube. Reka nkubwire ngo komeza ugire amahoro aho uri hose. Byatangiye bite? Watubwira uko byatangiye? Habanje gushya umuryango wo kuri firigo. Uriya muryango wa hara firigo niho habanje gushya. Bimaze kurangira, birangira n'imiryango hepfo kunoza ku birahure hafashwe. Hari abazungu barenga 7 barimo kuzimya, bo babanje gukupa ahabo. None se ntabwo babanje gusohora ibintu bakibona aho begeranye hari gushya? Oya, ahubwo bagize bica inzugi zaho harimo gushya, birangira ibintu byabo nabyo bihezemo umuriro baganje, ntibabana uko babisohora. Uri kubona hariya hari umuryango wa mbere wa saro, yego, nawo wari ukinguye, babona ko uri gushya. Bose barimo gukora, bose bari bahuriye ku rugi rumwe rw'ahantu harimo gushya kuri firigo. Uwo kabiri kuri firigo ariko wari ukinze, bibamenye ibirahure biranga, bakubita inzugi biranga, bica serire biranga. Ubwo nibwo bitabaje nyine kizimyamoto yaje isanga ibintu byose byarangiye, isanga n'ubundi ahantu hose hahiye.